urakoze cyane Minisitiri Mwemayire uri gusabira abanyarwanda kuri uyu mugoroba ngo babahe ibiryo, ariko ibiryo byo muri ziriya nyenzi ntabwo mbyizeye neza, ntabwo mbyizeye ibiryo byabo. Inka zaraje ziba inka, abo mu cyaro barababwira ngo bareke guhinga ibiryo bibatunga, bahinga ubwatsi, ahasigaye uhahinga urusenda, ibitera hari ubundi batuzane makadamiya, sinzi n'ibindi bintu bishyashya byinshi cyane bagenda bazana ngo bobere, ngo babyita guki bya bintuzo bimeze nk'ibinyabwoya bimeraho, ubahaye gira inka. Ese mbere yuko biva kuri gira inka bikabagira imbabura, ntibyabanje no kubagira ihene na gira ingurube? Hazitangiye epfo y'iwanjye rwose, gira ingurube, ikibwana cy'ingurube. Bagaya cyane gira inka yuko nta kintu yamaze, ndetse noneho bagashyiramo yuko gira imbabura ngo ije noneho hari ikintu gikomeye cyane. Ibyo byose ariko ntabwo ngira ngo tugire umwanya wabyo, ahubwo ndagira ngo ngaruke ku kintu batinzeho bavuga ko u Rwanda rwishwe n'inzara. Baburije mu gihugu kitagira ibiryo rwose, abantu bose barimo kurira. Ikiro cy'ibirayi kigeze kuri ngo niwe hagati ya 600 na 800. Ubwo 600 muzi ibyo ari byo, ni cya kirayi kingana gitya mo hagati kiri mu mwenge, kiba cyarabyibushye cyageraho kigasadukamo indani. Ibyo nibyo bigura 600. Hanyuma ubwo hari n'ibindi byitwa kinigi, rero ubwo nibyo bigeze kuri 800. Abo bantu badafite ibyo kurya, n'ikijumba gisigaye kigura 400, ibijumba 400. Inshuti z'umurongo Info France Rwanda, nongeye kubasuhuza, bararikiye ikiganiro dufitanye n'umutumirwa w'Imena kandi tumaze iminsi turwaye gutumiza, kandi akaba yabyemeye, ni umuvandimwe Egide. Ndagira ngo abanze atangire abibwira. Uraho muvandimwe Egide? Uraho neza bwana Kayumba, ngushimire cyane kuba wantumiye kuri Info France Rwanda. Bibaye ubwa mbere, ariko ubu ngubu tugiye kuhabana. Nishimiye kuba hamwe namwe, kandi nishimiye no kubana n'abakurikira Info France Rwanda. Nk'uko bivuze rero, nitwa Ruhashya Egide, nkaba nkorera ku Gicaniro TV. Nkaba rero ndi umuntu wishimiye rwose kuzajya abana namwe ibihe byinshi bishoboka. Murakoze cyane. Urakoze nawe, Imana iguhe umugisha. Ndetse uko bitangiye bivuga, nanjye ndumva mfite umunezero mwinshi, kuko Info France Rwanda yishimiye rimwe ko izakubona kugira ngo muganire, muhuze ibiganiro, muhuze amatwara, hanyuma mbega tunywane. Nagira ngo icyo gihango dutangire tugisinye none ahangaha. Umva rero uri tayari? Nuko urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Natwe rero tumeze neza muri Info France Rwanda, ariko dufite ikintu cyatumye tuvuga tuti reka tukurarike, kuko ufite uruhare, ufite inararibonye, ufite ubwo ubuhanga bwo kugira ngo ugire ikintu tugezaho, nyuma y'uko hamaze gutambuka ikiganiro kirimo abategarugori bari mu rwego rw'intagondwa ziri hanze ahangaha z'abanyarwanda bari muri diaspora, ariko noneho bakaba bashebetse cyane, basheze ku buryo nyuma y'uko bavuze ko u Rwanda za porogaramu zarwo zirimo gira inka ngo yasimbuwe na gira imbabura. Ubahaye gira inka, ese mbere y'uko biva kuri gira inka bikabagira imbabura, ntibyabanje no kubagira ihene na gira ingurube? Hazitangiye epfo y'iwanjye rwose, gira ingurube, ikibwana cy'ingurube. Bagaya cyane gira inka yuko nta kintu yamaze, ndetse noneho bagashyiramo yuko gira imbabura ngo ije noneho hari ikintu gikomeye cyane. Ibyo byose ariko ntabwo ngira ngo tugire umwanya wabyo, ahubwo ndagira ngo ngaruke ku kintu batinzeho bavuga ko u Rwanda rwishwe n'inzara. Baburije mu gihugu kitagira ibiryo rwose, abantu bose barimo kurira. Ikiro cy'ibirayi kigeze kuri ngo niwe hagati ya 600 na 800. Ubwo 600 muzi ibyo ari byo, ni cya kirayi kingana gitya mo hagati kiri mu mwenge, kiba cyarabyibushye cyageraho kigasadukamo indani. Ibyo nibyo bigura 600. Hanyuma ubwo hari n'ibindi byitwa kinigi, rero ubwo nibyo bigeze kuri 800. Abo bantu badafite ibyo kurya, n'ikijumba gisigaye kigura 400, ibijumba 400.
iyo nzara bakayikabiriza, ndetse ahubwo bakanavuga yuko itigeze kubaho, bakavuga ko iyo nzara yamaze abantu, yamaze abaturage, uretse ibintu byo gukomera, byo gushyira hanze, byo guharabika u Rwanda n'abanyarwanda. Barabivugana agasuzuguro kenshi, barabivugana ubushizi bw'isoni bwinshi, barabivugana ndetse gupfobya no ku ibintu byinshi kugira ngo baharabike igihugu cyababyaye, nubwo aribyo biyemeje. Ndagira ngo rero ko icyo kintu bibanzeho cyane, bavuga iby'inzara, ubanze ayo mateka bashaka kugoreka mu rwego rw'inzara, inzara zagiye ziba mu Rwanda, bakaba bavuga ko noneho iriho isa naho itigeze ibaho. Nagira ngo utubabarire mu busesenguzi bwawe, utugezeho ikibazo cy'inzara nk'uko ukizi cyabayeho mu Rwanda, noneho wongere ubagaragarize ko iyo nzara barimo badukanye, iyo nzara nta mwanya ifite muri iki gihugu. Ijambo ni iryawe muvandimwe Egide. Nongere gushimira cyane Bwana Kayumba. Hanyuma uti hari abagore b'intagondwa barimo bayobya urubyiruko, barimo babeshya babwira abantu ko u Rwanda rwishwe n'inzara, kandi icyo ni igihugu umuntu aba arimo, ni igihugu umuntu agendamo, ni igihugu umuntu asura. Ikindi noneho nkawe urahicaye ubu ngubu uba uzi neza ibiri kuhabera, kugira rero ngo umuntu abeshye ikintu nk'icyo ngicyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Noneho rero akagira ati inzara yarateye, akagereranya rero u Rwanda no mu bihe byashize, ubwo inzara zajyaga zitera hakaba amapfa mu Rwanda. Nubwo yashatse kubivuga, ubwo ndavuga Mwemayire Felicite igihe yaganiraga na Queen Betty, igihe yaganiraga na Brigitte Tuyishime, aganira ndetse na Queen Linda. Baravuze rero bati inzara zarateye. Buriya rero mu mateka y'u Rwanda hateye inzara bita Ruzagayura. Iyo nzara yateye mu 1943. Hateye inzara yitwa Rumanurimbaba, hateye inzara yitwa Gakwege, hateye inzara bita Gahoro, ndetse hari n'izindi nzara zagiye ziza, ariko noneho izo ntizifate igihugu cyose, ahubwo ugasanga zagiye zifata agapana. Noneho rero hari ahantu avuga ati inzara zagiye ziterwa n'iki, wakavuga ati abantu babaga baragiye ngo guhakwa ibwami, cyangwa akavuga ati bagiye gufata igihe ibwami. Noneho umuntu ugasanga yataye urugo rwe, ngo ugasanga umuntu yaretse ibyo akora, noneho ngo akajya gukorera ibwami, ngo icyo gihe urugo rukica, inzara ikica urugo rwe. Abigereranya rero avuga ati n'ubu ngubu abantu ngo baragenda bakajya gukorera FPR, ngo noneho ngo inzara zikica ingo zabo. Ikintu rero namubwira ni iki, ese mu Rwanda ngubu ngubu umuntu uhaguruka akajya gukora FPR abagiye kwikorera? Ese umuntu uta urugo rwe akajya gukora ibyo FPR ngo ishaka ni ibihe mu minsi y'imibyizi? FPR hari kuyobora igihugu. Ikintu nemera kandi abantu bose duhuriyeho nuko habaho umunsi w'umuganda. Uwo munsi w'umuganda, ibiva mu muganda bimaze kugaragarira buri muntu wese, kandi ntabwo ari ibintu biba umunsi ku munsi. Ntabwo rero yakwitwaza ibyo bintu ngo avuge ko ibyo bintu ngo bituma mu Rwanda hatera inzara. Akongera akavuga ati ngo babujije abaturage ngo guhinga, inka zaraje ziba inka, abo mu cyaro barababwira ngo bareke guhinga ibiryo bibatunga, bahinga ubwatsi, ahasigaye uhahinga urusenda, ibitera hari ubundi batuzane makadamiya, sinzi n'ibindi bintu bishyashya byinshi cyane bagenda bazana, ngo bobere, ngo babyita guki bya bintu bimeze nk'ibinyabwoya bimeraho, ngo noneho ngo ahantu hose bahatera ubwatsi bw'inka. Icyo ndi buvuge hano ni uko inka ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu mu Rwanda nta mwana ukirwara bwaki, nuko hari amata ahantu hose, abantu bashobora kunywa amata, abana banywa amata bagakura neza, nta bwaki zihari. Ariko nanone ibihingwa ngandurarugo birahari, abaturage barahinga. Aho avuga hariya mu majyaruguru, ibirayi barahinga, ibirayi, ibishanga birimo imiceri, hejuru yongeye barahinga ibishyimbo, barahinga ibirayi, barahinga imiceri, barahinga amasaka, barahinga ibigori. Ntabwo rero ibyo avuga ari byo. Noneho ngerageze rero no kumusubiza, mubwire icyagiye gitera noneho n'izo nzara.
urabona mu 1900 1941 igihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Urabizi ko u Rwanda rwari rukororejwe n'Ababiligi. Ububirigi bwari igihugu gihanganye cyane n'abanazi ba Hitler. Igihe Ubudage bwashakaga gufata rwose Europe yose ngo bufate Uburayi bwose. None icyo gihe Ababiligi bari bamerewe nabi cyane. Hitler rwose uribuka icyo gihe yaciye mu Bubiligi yikomereza, wasangaga rwose intambara imeze nabi, agenda arambika rwose. Ikintu cyabaye rero, baje muri ibi bihugu byacu, baza mu bihugu kugeza mu Rwanda muri 1943 iyo nzara itera ya Ruzagayura, bafata imyaka yose barayitwara, bayiyujuje hariya muri za Kongo, igenda bayipakira indege bayitwara, kuko icyo gihe intambara yari ikomeye, nta bantu bari bafite uburyo bwo guhinga, nta nubwo bari bafite uburyo bwo gusarura n'ibyo bahinze. Ububirigi rero bwiyambaje ibihugu bwakoronizaga, nuko imyaka yagiye, noneho barayisahura, bajya kugaburira abasirikare babo, kuko icyo gihe n'utari umusirikare bamushyiraga mu gisirikare kugira ngo arwanyire igihugu, kuko igihugu cyari cyugarijwe n'abanazi. Ariko noneho bakavuga bati yego tubashyizemo, ariko asaba abantu bazatungwa n'iki? Ibigori biragenda, amasaka aragenda kugira ngo bajye gukora imikati bagaburira abasirikare, ibirayi biragenda, ibintu byose biragenda. Noneho inzara iza gutera u Rwanda. Icyo gihe umwami Mutara Rudahigwa yabonye rwose ibintu bikomeye, hagiyeho gahunda yo kugira ngo abantu bahige inyamaswa, noneho nibura abantu bagerageze kuramurwa n'inyama. Ibyo ngibyo ntabwo baba babizi, baba bivugira ibintu biri aho ngaho, ntabwo babizi. Noneho rero kugira ngo umuntu afate izo nzara, Ruzagayura rumanura imbabazi, agakwega izo ngizo, avuge ko hariho ibimeze nka by'ubungubu, ukafata Girinka ukavuga uti igiye gusimburwa na Girimbabura. Okay, ubundi se imbabura ni ukuvuga ko mu Rwanda nta mbabura zihari, urumva? Ariko Girinka munyarwanda ijyaho, yagiye hari gahunda ya leta yo gufasha umuturage utishoboye kubona yabo, kuko inka mu Rwanda uretse ko rwose ari na sinye yo kumererwa neza y'ubukire, ariko inka se iguha ifumbire ugashyira mu rugo rwawe, wazahinga ukeza. Inka urayikama ukakamira umwana akareka kurwara bwaki, noneho umwana akamererwa neza, yamererwa neza urugo rukamera neza. Iyo amata asagutse, ayo mata uba ushobora kuyagurisha ku muturanyi, ushobora kuyagurisha ku bandi bantu, hakaza kuvamo iki? Hakaza kuvamo amafaranga agukenura mu bindi. None si iyo mbabura kuzayitereka hariya, kandi n'ubusanzwe iyo mbabura ko ihari, kuzatereka hariya ugateka bikarangira, koko ubwo urumva arakompara iki muri ibyo bintu bibiri? Harimo ubujiji no kudakurikira, harimo ibitekerezo bigoryamye, ndumva ariko nabivuga. Warugize neza cyane kugeza kuri iyo rwego rw'inzara, kugira ngo ukomeze ubabwira, kandi icyo warugezeho nanjye numva washimangira, ni ukubibutsa ko iyo umuntu atazi ikintu asobanuza, aho kugira ngo umuntu ahuragura amagambo avuga ikintu atazi akakigoreka kugira ngo abandi abagezeho amakuru adasobanutse. Nibwira ko iyi myumvire n'imitekerereze cyangwa se n'imigambi mibi yabo bafite nibyo bagenderaho kugira ngo bagende bagoreka amateka y'igihugu, uko u Rwanda rwagiye ruzamuka mu bibazo n'uko rwagiye rubikemura kugeza ubu. Nibwira ko uri buze kubabwira ko igihugu kimeze neza pe. Kwikomereze muvandimwe. Ikindi ngira ngo mvuge Bwana Kayumba, nuko aba badamu iyo bavuga ko rwose ngo abanyarwanda hari ibyo bajya gukorera FPR, buriya igihugu cyashyizeho amasaha y'akazi, ariko barangije baranavuga bati uzashaka gukora arenze, twebwe ibyo kintu bacyumve, ntabwo bari bakizi. Uzashaka gukora amasaha arenze kugeza igihe yashaka no gukora ku masaha 28 kuri 28, les heures supplémentaires,
twebwe tuzashinga ikintu cyitwa umutekano hano muri iki gihugu ku buryo nta kizamuhungabanya. Ashaka gukora saa 12 akageza saa 12 adahagaze, ntawe uzamutesha umutwe ngo aje kumufungira. Wowe ni wowe wo kumva imbaraga zawe ugakora. Ibyo rero kandi tujya tubibona. Aho ngaho haba amaduka adafunga, tubona za butike zidafunga. Ndabihamya. Ibyo bintu rero ni uko umutekano uhari, noneho bakabwira umuntu bati mu mbaraga zawe no mu bushobozi bwawe Kora. uzakore uko ushaka. Icyo tugarantije n'iki ni uko ari umutekano tuzakurindira, nta kindi. Uyu muntu rero iyo avuga ngo ntabwo abanyarwanda bakora, ngo niyo mpamvu ngo hari inzara, icyambere iyo nzara iri hehe? Icya kabiri abadakora bari hehe? Yarazi ko njyewe bwanjye mperuka kuzenguruka igihugu cyose, nazengurutse imirima, nazengurutse ibishanga, nazengurutse inzuzi aho baroba, nazengurutse ibyuzi by'amafi, ngenda ndeba abaturage mbabaza. Abaturage barahinga, abaturage baroroye, abaturage barasarura, abaturage barihagije, abaturage bagarutse kuri bya bindi by'imitiba n'ibiguri. Winjira mu mago y'iwabo ugasanga bafite ibyo barya n'imiryango yabo, kandi avuga imiryango migari, barangiza kandi bakanasagurira amasoko. Ibyo ni ibintu umuntu abonesha amaso. Ahubwo wenda wavuga uti muri iki gihe ibintu birimo bihindagurika hano ku isi, harimo n'izi ntambara zirimo zituruka hirya no hino, zikajya zigenda zituma ibiciro bya peteroli na mazutu bizamuka. Ibyo bikaba byagendera ko bishobora gutera kuzamuka kw'ibiciro bindi bisanzwe. Ariko ikirebana n'inzara, igihugu cy'u Rwanda nta nzara ihari. Bwana Kayumba, ngira ngo icyo turi bugihuze. Reka nkubwire ko iryo jambo urangirijeho niryo nagira ngo mvuge ngo aho turahahujije cyane, ko nanjye nafashe igihe gihagije cyo kuvuga ngo reka ndebe koko niba nta masaka agihingwa mu iki gihugu. Saka amasaka barayahinga, sanga ibishyimbo barabihinga, sanga ibijumba barabihinga, sanga intoryi barazihinga, sanga bya bindi twajyaga tuvuga ngo umuntu yabyirutse arya urageraho n'ubundi byabaga birahari. Bitabuje ko wenda hari ibishanga byagiye bihingwamo nyine, ni ukuvuga imbuto izi ngizi cyane cyane zifasha abaturarwanda benshi. Ibyo byo birahari. Niba ari mu bandi bati hano hakwiriye nk'ibigori, nibyo bihera byaba byinshi. Niba mu misozi ni ingano, imisozi ihera myinshi. Nk'aho mvuka muri Karongi ku Kibuye, ya misozi yose ya Kibuye na Kongo Nili, basanze icyayi cyafasha abaturage, ndetse ku buryo abaturage ubu bafite icyo bita amafaranga tezorize, donc ari ku mabanke, kandi barahishimiye cyane. Aba bana b'abamotari nibo batanga urugero, bakunda kubajyana ku dusantere bakabajyana muri iyo mirimo. Noneho aho bita i Karongi hariya muri Bwakira hegereye Rugabano, aho umubyeyi w'igihugu aherutse kujya gutaha uruganda rw'icyayi ruhari, hari umudugudu abaturage barahakiriye. Ni ukuvuga ngo abagize umugisha bakaba bafite imirima yabo batagiye barya ngo bagende bayigurishe, barahinga icyayi. Papa, barahinga icyayi. Ndibuka sizeni ya kera, sizeni y'amakawa, nabo bafite icyo bita sizeni y'icyayi kandi ihoraho. Ni ukuvuga ngo abo ntibazi icyo bita rwose, abana bajya mu ishuri nta kibazo kandi bafasha n'abandi. Ubwo rero aho niyo mpamvu navuga ngo turahuza. Uretse ba Mutanoga, uretse ba Mutima Mubi, uretse abo bavuze bita ngo ni ba Queen, kandi ni ibizina bagiye bapapira hariya kugira ngo barangaze abantu. Mwemayire Felicita ngo ni minisitiri hariya kwa Yandindagire ngo ni Nahimana wamaze guta ubupadiri akiyambura umwenda wa gisaserdoti akajya guhuzayo n'abandi bapadiri mu Rwanda bamaze kuba agatsiko ngo yise ngo ni Kagoma. Abo bose bafite za gahunda ubu ngubu bagenda bazamura ngo ni amaturufu bakina. Bageze ku iturufu y'inzara mu gihugu, bageze ku iturufu y'aba baturage bimurwa mu manegeka bakabajyana mu midugudu myiza babukeye ya etaje. Hari aho na Ingabire aherutse gutinyuka aravuga ngo u Rwanda ntirwari rukwiriye gusinya amasezerano yo kwemera ko bari abantu barimo
Bwongereza badafite aho baba, ibyo nibyo nagira ngo uze kuvuga, kugira ngo bataza mu Rwanda. Urumva ngo abaye nk'abandi bavuga ngo u Rwanda ngo ni ruto ngo ntabwo dukeneye ko abandi bantu baza. Donc harimo kwikanyiza, harimo egoisme, harimo imvugo mbi, harimo ibyo byose bikaba ipfunwe ry'ibyo basize bakoze mu Rwanda kugira ngo babitwikire, noneho bagaragaza ububi bwo mu Rwanda butanahari, ari ubwo bapapira bahimbahimba. None waha yihe message, waha ubuhe butumwa aba bantu bameze gutya? Kuko uri buze no kugira ubutumwa uha abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko urubyiruko, kubagoreka amateka gutya, kubarindagiza abanyarwanda, kubabuza kumva ibintu uko biteye uko byari bimeze, no kubabuza kugira ngo nabo ubwabo bishakire, bakabatanga imbere, cyane ko bafite za gahunda za leta ziri imbere bashaka kuburizamo. Nazo tuzagira igihe cyo kubiganiramo, ariko mbabarira aho hantu ufata ijambo rihagije, nyamuneka usobanura ibintu neza. Mbere y'uko ninjira muri icyo kibazo umbwiye, urageze uti nturuka hariya mu cyahoze ari Kibuye. Buriya mperuka aho ngaho rwose, naratembereye nca hariya za Rubengera, Gitesi nayinyuzemo, hariya muri za Mabanza, muri za Rutsiro narahatembereye, hariya za Mugonero, za Mubuga, nari nabanje guca mu Birambo. Ni ukuvuga ngo Kibuye hariya aho wavugaga narahatembereye. Ntushobora kwibaza ukuntu abaturage bahinze hariya, ntushobora kwibaza, uhaca ubona ibintu byose ari icyatsi, barahinga, bari mu mirima, barimo barahinga, barimo barasarura. Ni ukuvuga ngo rero aho naciye hose ibyo navugaga ni uko wari uvuze uti aho niho iwacu, no kugira ngo nakubwire ko n'iwanyu nahatembereye, nabonye ukuntu bahinze rwose. Ni ibintu dushobora guhagararaho tukanyumuza. Noneho uti ningire icyo mbwira urubyiruko. Dore rero, urabona umuntu witwa Queen Linda yahagaze ku maguru abiri, aravuga ati u Rwanda abantu baruyoboye magingo aya ngaya ntabwo ari abanyarwanda. Aremeza neza ati ntabwo igihugu abayobozi bacyo ari abanyarwanda. Buriya icyo ni ikintu gikomeye cyane, kandi umuntu wese uzumva iki kiganiro azabanze yitonde gatoya yumva iki kintu. Iyo uvuze ko abantu atari abanyarwanda, harimo iki abantu bakwiye kumva? Aho ngaho harimo kugabanyamo abantu ibice. Ibyabaye n'ubundi byatumye u Rwanda rubamo jenoside yakorewe Abatutsi, nuko n'ubundi abantu bari bagabanyijwemo ibice. Avuga bati hari n'aba ngaba, aba ngaba ibi ngibi, ibi n'ibi barabyemerewe, aba ngaba ntabwo ibi babyemerewe. Ni koko. Icyo ni icyambere. Icyaka barashaka kuvuga, uhavuze gihanga. Icyaka barashaka kuvuga neza, arashaka kuvuga ngo niba aba bantu bayobora atari abanyarwanda, ni bande? Ubwo arashaka kuvuga ati nimusuzume aba bantu bayoboye, kandi ubwo kuyobora, iyo uvuze abayobozi uhera n'inzego zitandukanye. Iyo rero umaze kwemeza ko abo bantu atari abanyarwanda, ubwo ni naho abanyarwanda kuvuga ngo noneho abo bantu batuyoboye ni bande? Ubwo urongeshejemo ukundi gutandukanya abantu kabiri, bituma abantu bajya kwiga kuri ba bantu bayoboye abantu. None se koko aba bantu bayoboye u Rwanda ubu koko ntabwo ari abanyarwanda? Niba se koko atari abanyarwanda, ni bantu ki? Ni ukuvuga ngo abo bantu rero arashaka kuvuga ko badakwiye ubuyobozi. Nicyo ashaka kuvuga cyane, badakwiye ubuyobozi. Urumva asubiye mu 1994, aho bavugaga ko hari abadakwiye kuba ingabo, hari abadakwiye kujya mu buyobozi, hari abadakwiye kujya mu mashuri, hari abadakwiye kuvurwa, hari abadakwiye gutura, mbese bakwiye kumeneshwa. Niho agaruka. Bivuga ngo rero abo bantu abagize abanyamahanga, kandi ni abanyarwanda, ku buryo byageze aho na bagenzi be mu kiganiro baramucyaha bati nyabo, bati have bati abo bantu ni abanyarwanda. Aratsemba ati ntabwo ari abanyarwanda, bati yewe ni abanyarwanda. Mu mutwe rero, iyo umuntu ashobora gutekereza icyo kintu,
akagikubita aho ngaho mu mbwirwaruhame nk'iyi tugira, azi ko ikiganiro kitazasaza cyangwa ngo gisibame, ikiganiro kizagenda kikumva n'umwana magingo aya utaravuka, noneho umwana akazajya mu mateka akavuga ati ariko uyu muntu wavugaga ko abantu bayoboye u Rwanda iki gihe ko batari abanyarwanda bari bantu ki, noneho akajya kubireba akabibona. Urumva atari kuroga abanyarwanda bahari ubu ngubu, akaroga urubyiruko rushobora kuba rutari gukurikira ibi ngibi ariko ruhari ariko ruzabikurikira ejo, ariko akaba naroga n'abazaza bataravuga. Ni ukuri koko. Ni ukuvuga ko uyu muntu Queen Linda ubugome bwe buteye ubwoba. Ubugome bwe buteye ubwoba. Sinzi imyaka yari afite igihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi igihe yabaga, ariko urumva ko ingengabitekerezo ye ayifite muri we, akaba ayikangurira abantu bose. Ntushobora gufata igihugu cy'u Rwanda ngo uhagarare ku maguru yawe wemeze ko abantu bakiyobora atari abanyarwanda. None se arashingira kuki? None se ibimenyetso azanye ni ibihe? Ibyo rero ni ibintu dukwiye kwamagana Bwana Kayumba. Ikindi kandi noneho nyine nk'uko warunsabye uti ngira icyo mbwira urubyiruko, urubyiruko nirwitonde rushishoze, duhora tubivuga. Urubyiruko ni rubanze rujore, rubanze rujore ibyo abantu baza hano kuri za YouTube bavuga, nibarebe impamvu uwo muntu ikintu nk'icyo ngicyo kiba kimuvuyemo. Ni nko kuvuga ati nimuveho hajyeho abanyarwanda n'ubukana bwinshi. Noneho se we icyo yita abanyarwanda ni iki? Agiye kugarura ya mvugo se ya rubanda nyamwinshi? Ntabwo ibyo bintu magingo aya muri iki kinyejana turimo, ntabwo ibyo bintu bikwiye gukora, ntabwo abantu bakwiye kujya bumva ibyo bintu. Umunyarwanda ni umunyarwanda, ubu niho tugeze. Umunyarwanda ni umunyarwanda. Ikindi kandi naba niyo yaravuze ati wenda ruyobowe nabi, ariko abanyarwanda bazi neza umuvuduko w'amajyambere uri mu Rwanda. Ndavuga nti nta handi haba abanyarwanda benshi nko mu Rwanda. Abanyarwanda benshi ku isi nta handi baboneka, bari mu gihugu cy'u Rwanda. Abo rero ibibakorerwa mu gihugu cyabo barabibona. Ntabwo ari amajyambere yonyine, oya, ni amajyambere yihuta. Hari umuvuduko uteye ubwoba kuri ayo majyambere. Ibyo bavugaga by'inzara, ubu ntashobora kwibaza umubare wa za koperative ziri mu Rwanda. Abantu bishyira hamwe, ngira ngo agiye afata igihe yajya bikurikirana. Abanyarwanda bishyira hamwe bagahinga muri za koperative. Abanyarwanda bishyira hamwe bakorora muri za koperative. Za minisiteri zifite ubuhinzi n'ubworozi mu nshingano babatuburira imbuto, bakabaha ifumbire z'ubwoko butandukanye kugira ngo itaka ry'u Rwanda ryongere ryeze. Ibyo ni ibintu bakora umunsi ku munsi. Umva muvandimwe, ibikorerwa abanyarwanda ni byinshi ku buryo mbega tuzabibagezaho pe. Nibiba na ngombwa tuzajya dushaka n'ibimenyetso bibihamya bibyerekana, kuko nagira ngo iyi minota dusigaranye ye kudufata. Naho ubundi nagira ngo mbanze ngushimire by'umwihariko ukuntu witangiye kutuganirira, kandi ahubwo umenya tuzajya tunyuzaho n'amashusho bakabona ngo umujyi wa Kigali, kubona mu mujyi wa Kigali kuva mu mujyi wa Kigali usohokamo ujya Nyamata ni autoroute ukareba ya ntindo imeze kuriya. Tuzagenda tubigaragariza urubyiruko rwa rundi bimira ngo rutaza mu Rwanda. Naho ubundi nagira ngo ngushimire muvandimwe Egide, wemeye ubutumire bwa Info France Rwanda, kandi no ku Gicaniro TV. Ndibwira ko iki gihango dutangiye tuzagira igihe cyo kugikomeza ndetse tukagikanyaga kigakomera. Ni ukuri wari ufite amagambo meza, wari ufite ubutumwa bwiza. Reka ngusabe kugira ngo tudafatwa n'igihe, ibyuma by'abazungu bigira igihe, ariko hazabona hari igihe twahuye amaso ku yandi tukaganira igihe gihagije. Ariko reka mvuge ngo abari badukurikiranye bumvaga umuvandimwe
wacu Egide Ruhashya wo ku Gicaniro TV, ni imbuga ye, natwe kuri Info France Rwanda. Reka tuvuge ngo rwose tubashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro, kandi iki kiganiro gitangiye mu gihe cyiza kugira ngo twimire umuvuduko w'ubugizi bwa nabi wabiyambuye ubutegarugori, bakambara ubushizi bw'isoni, bakambara gukwena, bakambara ikintu cyo kugira ngo bahagarike iterambere mu kuryumva neza mu rubyiruko n'abanyarwanda bari hazi muri diaspora. Ubwo rero ndagushimiye cyane Egide, nagira ngo usezere ku batwumvaga kuko dusigaranye iminota 3 gusa kugira ngo tuzakomeze ubutaha muvandimwe mwiza. Kayumba nawe gushimire cyane abari bakurikiye rero Info France Rwanda, ndabashimiye cyane kandi nshimiye ko mwadukurikiye, maze ndakuvuga nti aho mutumvikana natwe mujye muri comment mubivuge, aho twumvikanye nabwo mubishime, hanyuma niba hariho ibyifuzo nabyo muri comment mubishyiremo, maze mu subscribing kuri Info France Rwanda, ni munabishobora mujye ku Gicaniro TV naho mu subscribing, mu liking, kandi nimurangiza munabisangiza abandi. Ibyo no kugira ngo ni tuzajya dukora ibiganiro bijye bibageraho mu gihe bigisohoka. Urakoze cyane Kayumba, ndabashimiye cyane, mbifurije ibihe byiza. Urakoze cyane Egide, natwe tukwifurije umugoroba mwiza n'ibihe byiza, kandi Nyagasana akomeza abane nawe. Tuzongera ubutaha. Urakoze.